Umwamagese kwireba, kumusaraba, aje kudukora,
Semeni amen. Kuko mwene data ari mu bwami bw'ijuru araruhutse aho ari nijoro baratubwiye ngo niho heza kuruta hano ni mu mibabaro hano ni mu maganya hano ni mu miruho ariko ahari araruhutse. Semeni amen. Haleluya. Utahura ibyo uvuge ngo ni murebe suti tuzabona umwami Imana. Semeni amen. Duhimana icyubahiro. Haleluya. Kubera ko nta sente abashoboye murakoma mu mashi dufatikanye guhumurizanya twese kuko yari uwacu twese. Amen. Amen. Ni mureme suti ni mureme tuzamubona uwo mwami mwiza. Amen amen. Haleluya man. Ese upaka tuzaba tuniseze. Haleluya. Ni mureme suti ni mureme tuzamubona uwo mwami mwiza. Haleluya ba. Ese upaka tuzaba tuniseze. Bagasiwe ni mureme suti ni mureme tuzamubona uwo mwami mwiza.
n'umupfakazi tuzaba tubisezeye. Haleluya, nimureme inshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza. Haleluya, ndetse n'umupfakazi tuzaba tubisezeye. Mane habwe icyubahiro. Twongere tuzamure data bwiza. Atukuze baba. Tuzamure Imana iserere icyubahiro. Haleluya! 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 Data habwe icyubahiro. Mwera no muzishima tugomba kunezererwa Imana. Kawe yakoreye Imana. Yakoze igitangaza. Ni ngatabita. Nitabita. Kubera kuko nagerageje kubasa abantu bose twaganira umwaka wa kugira ngo shewe monishe yari inshuti yanjye cyane sanga nta muntu n'umwe utari inshuti cyane na Kabuye. Amen. Umuntu wese yagerageza kumuvuga gutya ukazubira ngo nitabita tabita. Rero tabita twaramubonye twabonye Kabuye we tabita tuzi. Mani habwe icyubahiro. Haleluya. Tuzamure data bwiza. Haleluya. 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 Tuzamure Imana iserere icyubahiro. Haleluya! 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 Twongere turirimbe. Ririmba rundi. Sinenda kuvuga indangagaciro za Kabuye. Ariko muri bimwe Kabuye yageze akunda kwikubitira ageze mu materaniro ni sonorization. Kwikubitira kigera mu materaniro ugutwi kwa Kabuye mbere yuko kumva Imana kwageza kubanza kumva ko ibintu zahajya gushakira Imana bimeze neza. Niko gutanga ibyuma by'aya makanisa yose atuye ino twobura sentigwe n'imodoka zibyagiye hano n'amamotari hano senti ziza nyuma y'ikanisa. Ako ni akantu nshatse hakabo iba yabanje hano izikora twaziteraga kera isenti yacondetswe iyayivuga Kabuye nibyo byamuranga kandi ibi byuma byose harimo urutoki rwa Kabuye. Izi senti zose ziri muri ano makanisa ni Kabuye wageze ugira inani fundraising yo kuziba akatura kabagaye mukikosoreho undi uzosubira kujanwa kwa Yesu. Ibyuma by'ikanisa ntibikaza bibi. Aka kabiri Kabuye giwe yaragiye Kabuye wa undi wa Yesu hasigaye gusindanga agaciro za Kabuye nzo twatugenda tugura gukondora. Ariko Kabuye nyirize yagiye kuva umunsi yizera Yesu uko tuzatura mwisa ariko tutayirimo. Ndacyari hano se ayaye uko murabona no mubira ariko gapapa nyirize ndiriya kwa ba Yesu. Kuraje gusobanura takiza abantu bose bumva nukuvuga ngo rero we are here today tugiye kuririmba